Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo urukundo Imana ifitiye umuntu. Urukundo Imana ifitiye umuntu. Hari icyigisho ndagikunda cyane, ndagikunda. Nigeze nasoma amagambo avuga ngo mbere yuko utegura ikibwiriza uzabwiriza abantu ngo ujye ubanza urebe nawe icyagufashije. Kuko icyafashije ubugingo bwanjye burya ntabwo ndi mu buzima bwanjye nyine mu cyaha. Na nubwo ndi mu buzima bwanjye nyine mu gitambo cy'ikaruvari burya nundi cyamufasha. Ibyago twagiye tugira ni ukureba ibifasha abandi nge ngasigara. Ninjye ukwiye gufashwa mbere y'abandi bose. Niyo mpamvu rero iki cyigisho hagize umuntu wongeye kukibumburirwa nawe ashima Imana, ugiye kucyumva ari uyu munsi. Ntabwo ari impamvu yuko hari ikindi gitabo tukivanamo cyakure, ni mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yona. Mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Yona niho tugiye kuvana urukundo Imana ifitiye umuntu. Kandi ejo twabonye ijambo rivuga ngo ukunda ararwaye, ukunda ararwaye. Urukundo Imana ifitiye umuntu nicyo cyisho tugiye kuganiraho. Ndabizi ko hari abantu batazi igitabo cya Yona aho kiba, mwihangane ntabwo mutubuza gutangira gusoma, kuko abahageze turagiye, abatajya basoma Bibiliya bagishakisha Yona bahe, Yona bahe. Muri bushyire muhamenye turi hafi gusoza. Ntabwo twabarangira page Bibiliya, hari ingufi hari indende. Igikuru nuko Yona ari muri Bibiliya. Ni yawe arimo ndabizi. Ahubwo ntabwo wari wamenya ko muri Yona harimo ubutumwa bwiza. Nicyo kibazo ufite. Ndabizi ko mutarahagera. Ariko mwabujwe n'iki kuhagera ko atari kure yanyu. Mwahabuze. Igice cya mbere ku rukundo Imana ifitiye umuntu. Yona yanga gutumwa umuyaga umukubira mu nyanja. Yona yanga gutumwa umuyaga umukubira cyangwa umukubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti haguruka ujye i Ninive, cyangwa se ahandi i Niniwe. Wari umurwa munini cyane, ariko mbere y'ibindi byose ubanze uhaguruke. Numara guhaguruka, ahasigaye ijambo ry'Uwiteka rirakubwira icyo gukora. Wabanje guhaguruka, haguruka. Numara guhaguruka, ndakohereza mu murwa munini cyane w'Ininiwe. Kubera iki? Kubera ko uwo murwa munini wari wuzuye ibyaha byinshi cyane. Ibyo byaha byari birundanyije bikagera imbere y'Uwiteka. Unyemerere nisoma ujye ugerageza uburyo ushyiramo izina ryawe. Niwumva Bibiliya ivuze ngo kuko ibyaha byawo, nyamuna utareba umurwa nk'amazu urebe wowe, maze Yona ajye kuburira ubugingo bwawe. Kuko nyuma yo kuburirwa haraza urubanza. Ariko Yona arahaguruka nk'uko yabibwiwe. Ntabwo Yona yigeze yanga guhaguruka, arahaguruka haranagenda. Arahaguruka aragenda. Ariko ijambo aragenda riri bwerekane ko atagiye aho Imana yamwohereje, ahubwo Yona aracika. Yona aracika. Acikira he? Acikira mu wundi mujyi nawo wari urimo abanyabyaha, ariko atariho Imana yamwohereje. Aho yamwohereje ni abariho ajya. Atorokera aho bita Itarushishi. Itarushishi hari iki? Ese wowe ujya hehe Imana ikohereje? Imana ikubwiye ngo haguruka, wowe ujya he? Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 umurongo wa 22, Itarushishi y'icyo gihe
numara kwasoma uhita ureba hariho ubutunzi bwose Salomo yari afite, kandi bitubwira yuko kugira ngo ubone undi muntu wigeze yagira ubutunzi nka Salomo bigoye. Ubutunzi bwose Salomo yari afite, amabuye y'agaciro yose abaho yabuvanye i Tarushishi, yabuvanaga i Tarushishi. Yari afite amato akomeye cyane, amato yari aremereye, yambutsaga ibicuruzwa, yambutsaga amabuye ahenda akayazana mu Israheli. Maze Salomo aragenda bikirangirire atari ubutunzi avana mu Israheli gusa, ahubwo yabuvanaga i Tarushishi. Ngaho aho Yona yakatiye, i Tarushishi yawe ni iyihe ihuje n'urugero rwawe urimo? Ngaho aho Yona yagiye, ngaho aho Yona maze igihe yaraburiye, ngaho aho Bibiliya yaburiye Yona iramushakisha iramubura. Ngaho aho Yona yagiye aho kujya i Niniwe kuburira ubwoko bw'Imana. Wowe uri he? Wowe uri muraburira he? Arangije aragenda Yona, ntabwo yagiye ku buntu, yakatishije itike. Ubu munyemari ushobotse arajya mu Bushinwa, arajya n'ahandi, kuko abona hari akirangura kuri make akagurisha kuri menshi. Ngaho aho Yona yagiye, igihe ari mu nzira agenda ahunze Uwiteka. Murongo wa 4, maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Ngiki kibazo ugiye kuzanira ubugingo bwawe. Iyi Imana ihamagaye umunyabyaha akanga kwitaba, imbere agiye guhura n'umuyaga. Kandi Yohana igice cya 3 Bibiliya atubwira ngo umuyaga uhuha ushaka ukumva guhuha kwawo. Iyo Bibiliya ivuze ijambo umuyaga, ibivuze ikirenze uno duhumeka. Uyu uhuha tukumva ni byiza, ibishatse kuvuga n'ibibazo. Iyi Imana ihamagaye umunyabyaha akanga kwitaba, ubugingo bwe, urugo rwe, abarimo bihamagarira guhura n'ingorane. Kandi ingorane ntabwo Imana ibizizaniye izohereje kugira ngo umuntu abure ubugingo, ahubwo ibigira ngo urugendo umuntu yari akomeje kujyamo ruhagarariraho. Bibiliya irambwira ngo iyo abantu baretse Uwiteka bakajya gukorera ubutunzi, bakaburenza Imana umuremyi, ngo nabo barubika mu ruhago rutobotse. Ninde muntu wari wakora amafaranga akashyira mu mufuka we azi ko wacitse? Nawe uhari, ariko niyehe mpamvu atagwira? Cyambere, uruhago rutobotse rushobora kuba mu bwonko bwawe, ukabaho utanyurwa n'iby'Imana yaguhaye kandi utahombye, ahubwo ufite uruhago rutobotse. Si uruhago rutobotse rwo mu bwonko gusa, mu ruhago rutobotse hashobora kubamo n'ibyo uhora wiga, amateraniro ntuyasibe, ariko nabyo bikajya mu ruhago rutobotse. Umuntu ati ndiga ariko singira ubwo mfata, uzabibika mu ruhago rutobotse, kuko hari icy'ingenzi wirengagije. Nibigira no ku by'isi, iby'isi nabyo yoberwa impamvu utagwiza. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi mukeneye Imana nibona ni ngombwa izabibaha. Maze rero uwo muyaga umaze kuza, hari igihe Imana yemera yuko ingorane zigera ku muntu kugira ngo iburizemo urugendo rujyana umuntu kukurimbuka. Imana ikabyivangamo, ntabwo irivanga mu byawe. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Ntabwo umuraba uragera iwawe. Mu bintu Imana ihamagaza umunyabyaha harimo n'ibyago n'amakuba, nabyo bibamo. Harimo n'ibyago n'amakuba. Imana ishobora kwemera kurwara indwara kandi utazakira.
ariko igihe muganga atangiye kukubwira ati genda wiryamire imuhira, mwibaza uriya muntu wari ubambwe iburyo bwa Yesu iyo aza kuba atabambye, ibyo biba biri muri Bibiliya? Tuba tubyiga gute? Abandi se batabambwe ko tutabyiga? Uwitwa Yohani Bunyani wanditse igitabo cy'umugenzi yari muri kasho. Abataragiyemo bamwe namwe ntabwo bashoboye kucyandika. Igihe umaze kumva muganga akubwiye ko bidashoboka, ibitekerezo byawe bizahita bizamuka ku buturo bwo bwera bwo mu ijuru, kandi bizakirwa. Mu by'Imana ihamagaza umuntu harimo n'umuyaga. Umuyaga witambika imbere y'ubwato Yona arimo. 5, abasare baterwa ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo yoroherwe, cyangwa se boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane. Yari yibereye hasi cyane, kandi atari hasi cyane, yari afite n'ibindi bintu bibiri bikurikira hasi cyane. Icya mbere yari aryamye, icya kabiri asinziriye. Yewe muntu usinziriye, kanguka, kuko hari ubutumwa burimo bubwirizwa kandi bwerekera ku mateka y'ubugingo bwawe ukabutarabimenya. Bibiliya yawe n'iyanjye birambwira ngo Uwiteka twigishe kubara iminsi yacu yo kumva ubutumwa. Ntabwo ari iminsi yo gucuruza, guhinga no korora, ni iminsi yo kumenya ukuri. Twigishe kuyibara kugira ngo ejo amateka yanjye nawe atazagira ku musozo, nkakomeza kubaho kandi nta bugingo. Nuko abasare babonye ibibaye, icyo bakurikiyeho ni ugusenga. Baratakamba cyane, ariko ikibazo basengaga Imana yumva? Oya, basengaga ibigirwamana. Wowe usenga iki? Wowe usenga ninde? Ni Imana umuremyi. None se niba umusenga, usenga Imana mu kuri no mu mwuka? Ubikina abantu basigaye bahanze amaso Yesu abakorera ni ukubavana mu ideni, ni ukubakiza indwara, ni ukubashakira abagabo, ni ukubaha gutsinda mu ishuri, ni ukubaha inzu nziza n'imodoka. Ngaya amasengesho y'abantu b'iki gihe baratakambira Imana, ariko ikibazo Yesu Kristo ko ari mu isi, ko yavutse nk'uko twavutse, akamara amezi 9 nk'uko n'abandi bayamaze. Imodoka yari afite ni iyihe? Inzu nziza yari afite ni iyihe? Imyenda ihenze yari yambaye ni iyihe? Icyo yari afite nicyo azaguha. Ubanza urebe icyo ari cyo. Icyo yari afite nukimuburana, uzagaruka uvuga uti Bibiliya irabeshya. Numwaka amafaranga, ubanza urebe amaduka yari afite, urebe inkweto yari yambaye, noneho ujye kujya wabimwaka. Ngiki kibazo dufite, batakambira ibigirwamana. Ngiyi imisengero mu minsi ya nyuma. Yesu icyo yari afite n'ubugingo buhoraho, n'ubu umwaka akabukwima, ubwo bwo yari abufite. Nyamara abarimo babusaba ni bande? Abarimo babusaba ni bande? Ko bamuhinduye nko kujya mu Bushinwa kurangura ngo bunguke. Baratakamba aho abandi barimo basenga. Bamwe barimo baravina bakajya Kibeho gusenga, abandi mu majyepfo kwa Yezu Nyirimuye barasenga, abandi baratakamba barajya mu mazi mu divarisi umunsi wa 7. Aho si wowe usigaye uryamye usinziriye. Nguwo Yona tuvuga, we yari yiryamye yasinziriye. Abandi barimo basenga, nubwo nabo basenga ibyo bataramenya.
nuko umutware w'inkuge gatandatu aza aho aramubaza ati wabaye ute wa munyabitotsi we, byuka utakira imana yawe, ahari imana yawe yatwibuka niturimbure. Ninde wari ufite igisubizo? Ninde? Abasengaga barengaga umwe birabananira, hasigara umuntu umwe nawe ufite ibibazo by'ibitotsi, ufite ibibazo by'umunaniro kubera akazi katarangira, ufite ibibazo bishingiye ku bihombo, ufite ibibazo bishingiye ku nyungu nyinshi afite, ufite ibibazo bishingiye ku bibazo by'abashakanye byabananiye, wananiwe rwose, wasinziriye, kugeza ubwo abatazi imana yo mu ijuru aribo bajya kuza barakomanga bati have, ni wowe wenyine usigaye gusenga, amadini yarangiye, hasigaye wowe. Kandi bari bamubonye n'igisubizo, ahubwo ugifite arasinziriye. Murabe mwumva mwa abanyamadini mwe muri aha namwe abatwumva abaho muri hose, iki cyigisho mucyumviraho. Hari ufite igisubizo ahubwo nawe utarabimenya. Bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye udumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindira ubufindo bwerekana Yona usinziriye. Bahera ko baramubaza bati icyambere tubwire, utumye dutezwa ibi byago, icyambere ukora murimo ki? Cya kabiri uturutse he? Gatatu uri uwo mu kihe gihugu? Kane uri bwoko ki? Ngiki kibazo, ngibyibazo babajije Yona, ukora murimo ki? Yesu muri Matayo 28 ati nuko mugende mubwiriza ubutumwa bwiza, wowe urakora murimo ki? Ngiki kibazo cya mbere ubazwa. Kuba batijwe mu izina rya Data wa twese Umwana na Mwuka Wera. Yesu ati ngaho mugende. Marayika wa mbere ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kandi marayika ni intumwa. Abaheburayo igice cya mbere 14, wowe urakora murimo ki? Icya kabiri, ubundi uturutse he? Ahantu uva ni he? Ahantu tugomba kuva ni mu Egiputa tujya i Kanani, ni ukuva mu byaha tujya mu gukiranuka. Uri uwo mu kihe gihugu? Naho twebwe iwacu ni hehe? Ni mu ijuru. Kandi uri bwoko ki? Turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera. Ibyo bibazo wabisubiza wowe? Ibibazo byabajijwe Yona urabisubiza? Uri bwoko ki? Kubwoko bwarikoze. Urava he? Urajya he? Gutegeka kwa kabiri igice cya kabiri abise baragenze ariko bagasubiraho bavuye. Wowe urava he? Ibyo bibazo bimaze kugera ku muntu wese ukurikira iki cyigisho, byasabaga ko Yona bisubiza. Arabasubiza ati ndi umuheburayo, kandi kabiri nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka. Ikibazo, mbese Yona igisubizo atanze ni cyose cyo? Nicyo? Ntabwo ari cyo. Iyo yubaha Imana aba agiye he? Aba yagiye niniwe. Wowe urayubaha? Nguko uko tugenda tuvuga, ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye, kandi badakora ibihuje n'iri jambo. Akimara kuvuga iryo jambo ko yubaha Imana yo mu ijuru, nubwo ababeshye ntibari bazi ibyo ari byo. Nk'uko abantu bagenda babeshya ngo barakijijwe, ibyo bakora aho abantu batari bigatera agahinda. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukora ibi ni ibiki? Kuko abagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, baramuvumbura vuba cyane. Nutihana bazakumenya, bazakumenya, bazakuvuga bati uyu nubwo avuga ngo yarabatijwe sibyo. Baramumenya, bamaze kumenya. None umurongo wa 11, ikibazo kindi kiraje rero. None tugire dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeraga? Arabasubiza ati ikintu mugiye gukora mu cyitondere, icyambere ni munterure,
kabiri munjugunye mu nyanja nayo irabaturiza, kuko nzi yuko ishuheri yabateye ari nge ibahora. bwoko bw'Imana, nshuti, mumenye ko ikibazo isi ifite igiye kukibabaza. hari ibyago bigiye kuba ku isi, bazavuga bati hari itsinda ryanze guhuza n'abandi, ryanze gusenga ku cyumweru, niryo ryonyine rigira umunsi risengaho abandi batemera. nimubahate basengaho umunsi abandi basengeraho. nibatabikora Imana iraduhana, ubyitegure vuba. amadini ari ku isi yaciye igikuba ko bahuza umunsi basengaho, kuki badasenga hamwe? ariko habuze umuntu idini na rimwe ryavuga riti twa turasenga kuwa gatatu. bose kuki bahuza ku munsi kandi barangiza ntibasengere hamwe? ni ikibazo cy'uko batakwirwa mu rusengero, niyo kibazo bafite. babaye bashaka ifaranga ryawe ko basenga umunsi umwe, uretse abagatulika. andi madini yose aririmba n'indirimbo z'ubwoko bumwe, igitabo cy'icyatsi kibisi. kuki batajya hamwe? kandi uwo munsi basengaho kuva mu itangira ukagera mu byashuwe naho wanditse, ariko baramaramaje. unyumvira? ugize ngo afite Bibiliya nawe arimo aratoroka, arasinziriye kugeza uko akangurwa n'abatazi gusenga. Yona tumva, nta nubwo muri bukire nyiri kumwe namwe. umuntu w'Imana mujye mumugendamo buhoro. harabigeze kuvuga bati dusangira ibintu byoroheje, bakagira ngo nubwo adasenga iyo mu ijuru ngo ayubahe koko nk'uko biri, ariko n'umwana w'iki? n'umwana w'Imana. ati nimunjugunye. ko Yona nawe yaragoye mu mutwe, ntiyavuga ati Imana umbabarire. oya. 13 ariko aba bagabo baragashya cyane, batavuga ngo tumujugunye, reka tubaze tugerageze. nimubanze mugerageze, nimubona hari ingeso nimwe munesheje, kereka nimurarama. baragerageza ariko biranga, imitwaro barajugunya ngo boroherwe, biranga. barangije umurongo wa 14, nicyo cyatumye batakira Uwiteka. baravuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka, tuzura ubugingo bw'uyu muntu, kandi nudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka wakoze icyo ushaka. nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. igihe wanze kumvira Imana mu buryo bworoshye, Imana ishobora kwemera ko n'inyanja ikurengera. abo bagabo barangije, nta kindi bakurikijeho, nta n'ubigishije, bahita batambira Uwiteka igitambo. babyigishijwe nande? ibyakozwe no mu gice cya 10:35 biravango, mu mahanga yose uyubahaga kuri byo gukiranukira mwemera. igihe abantu bamaze basenga bakanyuranya na Bibiliya, nimuhumure, nimugire umutima ubishaka, Imana izabiyoborera musobanukirwe. ngaho rero ntabwo Yona bigishije gusenga Imana yo mu ijuru, none barabikoze. gutamba babivanye he? Imana imirihuriza ubwoko bwayo hamwe. maze igice cya 3 umurongo wa mbere, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri. ubwo urufi rumumaranye iminsi ngahe? 3. ku munsi wa 3 rumuvanayo, arongera ajya habona. maze ijambo ry'Uwiteka ryongera kuza kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira iti Yona, haguruka ujye Niniwe, wa murwa munini uburire imiburo nzakubwira. nuko Yona arahaguruka ajya Niniwe nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi niwe wari umurwa munini cyane. kuzenguruka rwa rugendo rw'iminsi 3, Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangura ati hasigaye iminsi 40 Ninive hakarimbuka. ibyo kuharimbura Imana yabimutumye? yamubwiye ngo genda ubaburire.
ntabwo muri Yesu harimo iterabwoba, oya harimo agakiza. Ntabwo Imana ishobora kurimbura abantu itabanje kubaha amahirwe yo gukizwa. Niyo mpamvu nini wiburiwe, ariko Yona atangiye kuvuga ibihabanye n'ibyo Imana yamubwiye. Aragenda atangaza ko bagiye kurimbuka, kandi Imana yamwoherejeyo ngo bakizwe. Kurimbuka ni umwanzuro umuntu yifatira, no gukizwa umwanzuro ni umuntu ufata iyo amaze kubona amahirwe ashyizwe imbere ye ahagije. Wowe amahirwe umaze guhererwa ahantu arangana ate? Yona arazenguruka umunsi wa mbere, Yona arazenguruka amenyesha abantu ko bagiye kurimbuka. Nuko umurongo wa 6, ubutumwa bwa Yona buragenda bugera ku mwami w'Ininive. Umwami abwumvise arabwizera, ati n'ubundi ibyaha birankoraho. Atanga itangazo nawe rivuguruza iryo Yona yatanze. Yona atanga itangazo ryo kurimbuka gusa, umwami atanga itangazo ryo kwiyiriza ubusa. Urabiheruka? Kwiyiriza ubusa urabiheruka? Nimba utabiheruka, ubugingo bwawe ko bugeze kure. Itangazo riraza, umwami ati kwirirwa mujyana amatungo gasoza agiye kurimbuka ntacyo bimara, nayagume mu biraro. Kandi nanjye nk'umwami ntabwo mbohereza gusenga ngo sigare. Twese turyame hehe? Turyame mu ivu, twambara ibigunira. Ibigunira byabaga biriho ubuntu bw'ubwoya buhanda, kandi cyari ikimenyetso cyo guca bugufi cyane. Uko ubwoya bwo mu magunira bwahandaga uwambaye ikigunira, niko umunyabyaha akwiye kubabazwa nuko ari umunyabyaha ariko akifuza gukizwa n'Imana. Bambara ibigunira batakambira Imana. Nusoma umurongo wa 10, ngo Imana ibonye kwihana kwabo nuko bahindukiye irabababarira. Imbabazi z'Imana nawe urazikeneye. Nimba uzikeneye rero, menya yuko impamvu Abadventiste b'umunsi wa karindwi baje kubwiririza hano ari ukugira ngo baburire ubugingo bwawe. Ntabwo uri mwiza kurenza abandi bose babayeho mu mateka. Yona nta kindi ari gukurikizaho, nubwo bakoze icyo atashakaga, ariko Imana yo yikoreye icyo ari igendereye. Ikibazo ni iki? Nusoma igice cya 4 cya Yona, ariko ibyo bibabaza Yona cyane kubera ko abantu binini we bihannye, biramubabaza cyane. Ararakara, niko ni mu gusoma. Arangije abwira Imana ati, Mana Uwiteka, si icyo navugaga nyiri iwacu? Iyo turi iwacu umubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Iwabo wa Yona hari he? Yari akiri mu mubiri nawe. Abantu binini we bari abantu bagoye, umuntu bangaga bakamwanga. Iyo umuntu yajyaga kubaka bamushyiraga mu nguni y'igikuta cy'inzu bakazamura agafungiranirwamo. Batwikaga umuntu banga bakamutwika mu mavuta. Yona yari afite umuryango nawe, abanyani niwe bagize batyo. Imana ibiti bari hujya. Uyu mugoroba mbere y'uko uryama, mbere y'uko ejo ujya ku kazi, banza ujye mu rugo mufitanye ibibazo, mubanze mwikiranura. Niba tabyemera wowe basaba imbabazi. Imana imwohereza inini we kubari barahemukiye umuryango we. Genda ujyeyo. Hagati yawe n'umuntu mwagiranye ibibazo, haba ubwo wagutinya, ni wewe wenyine ushobora kugenda ukamworohereza. Bibiliya itanga ubutumwa buvuga ngo mugenzi wawe nagukosereza wirindira ko gusanga bari wowe umusanga. Ayo yari amarenga y'iki Imana yakoze. Igihe Adamu aramaze gucumura, ntabwo ari we wasanze Imana, ni Imana yahise kumusanga. Nawe rero uwaguhemukiye ntabwo uzigera umubona iwawe, kuko hagati yawe nawe haba hajemo intera ndende y'ubwoba. Musange. Imana yohereza Yona ininiwe kuri abo bagizi ba nabi kandi bahemukiye umuryango we. Ikibazo rero, wowe arabohemukiye n'abaguhemukiye wakoze iki? Uyu mugoroba n'ejo mbere yo kujya ku kazi ubanza ubitekerezeho, umusange. Utarabasanga urabubarwa mu batorotse bagahungira ahandi.
ngubwo ubutumwa bw'itorero. Uhisha ibicumuro bye nazagubwa neza, ariko ubyatura kabiri kazababarirwa. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 9. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa ikiranukira kutubabara ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Icyo gikore. Impamvu isengero zirimo ziyongera, abantu hari ibyo batarimo babwira abo bayobora. Abantu bakabaho bataramenye guhinduka icyari cyo, bakaborohereza ngo babane amahoro. Oya, ni amahoro y'umunyabyaha igihe yanze agakiza. Umunyamigani yabivuze neza ngo wiziba amatwi ngo atumva amategeko, ngo nawe gusenga kwe ni ikizira mu maso y'Imana. Amasengesho y'iki gihe yabirengagiza ikijambo ry'Imana rivuga, biringira ko yageze ku Mana, ariko hoya. Yona ati icyo navugaga ni ikinyiri iwacu, bituma nigira itarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutira kubaho. Yishwe arasaba gupfa uko bamugize bate? Ngo nuko abantu bihannye, ngo nuko abantu bababariwe, yisabira gupfa. Arabininiwe na Yona. Umunyabyago ninde? Ukeneye kubwirizwa ninde ubu? Nabininiwe. Umuntu ajya kubwiriza atabanje gukunda ababwiriza. Ngende mbikize bazarimbuke, ubwo si ubutumwa buvuye mu ijuru. Oya, wakwemera ukabura n'ibyo ufite, ariko umunyabyago akabona agakiza. None Yona ati kubaho nk'abana n'abari abantu bababariye bimariye iki? Uwiteka amazi ati umurongo wa 4 w'igice cya 4, ubwo urakaye ubwo ukoze neza. Umurongo wa 5, nuko Yona asubiza asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye burasirazuba. Abariho yica, aca ingando ayicaramo, ari mu gicucu ategereza kureba uko umurwa urimbuka. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari, ngo rumutwikire, rumubera igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane, anejejwe n'uko uruyuzi rumeze ataruteye, ariko ababazwa n'uko abantu bihannye. Imana irimo irashakisha Yona nk'uko ishakisha Yona uri hano. Ariko ikibazo, abantu bazakora ibyaha bageze ryari? Nongere magaruke, nimba wemera ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ukaba wemera ko Imana ari imwe, ukaba wemera ko ijuru ari rimwe, ukaba utafite igitabo cyo muri Bibiliya uhakana, ni gute usenga ku cyumweru? Nta hantu byanditse muri Bibiliya, ni gute ubivanaye? Kandi ujya wifite Bibiliya uranayikunda, niyo mpamvu waje aha. Ariko ikibazo, habuze umwuka w'Imana ugendera umutima wawe ngo akubwire ngo urasenga yego, ariko uwo munsi usengaho ntabwo uba muri Bibiliya. Cyangwa wiziba amatwi ngo atumve uko urabwirwa. Imana yamwihora nawe akajya gusenga akagira ngo ategereje Mesiya, naho ntibishoboka. Genda urebe muri Bibiliya, uve mu itangiriro ugere mu byahishuwe, urebe uwo munsi ahantu handitse ngo mujye musenga ku cyumweru uhashake. Umva Yona uhungira ahandi, ubutumwa bwaza bwabwirizwa, umuntu agahungira mu idini rishyashya rije vuba. Ubutumwa bwamusanga agakwepera murindi, uragenda ugeze ryari? Umuyaga uraje ugutangire kugira ngo ukuri kukugereho. Yona arimo arashakishwa. Niyo Imana ivuze Yona ararakara. Ubu hano umuntu ushobora kurakazwa n'amagambo yavugiwe ahavuye mu byanditswe byera. Banza urakare, ubugingo bwawe bugiye kurimbuka, ahari wenda byahinduka. Icyakurikiyeho, mu gihe Yona kinejerwa n'urwo ruyuzi, umurongo wa 4 w'igice cya 4, bukeye bwaho Imana itegeka inanda irya rwa ruyuzi,
bucya rwumye. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba yisabira gupfa. Aravugana none ubwa kabiri ngo gupfa bindutira kubaho. Imana irimo irashaka Yona nk'uko ishaka bari inaha, irimo iragushakisha ariko ntabwo irakubona. Ibiterane bigiye kuberaho ibyumweru bibiri, uza ugatega amatwi, abandi bagahagarara ku muhanda no mu ngo zabo, bigiye gusoza itabonye abantu. Yona arimo arananirana, irimo irakoresha n'imfashanyigisho ngo irebe ko Yona yaboneka. Ikibazo cyatumye Yona atagininiwe cyari kirenze icyo ufite. Icya mbere, Yona aribazaga ngo bari abantu bamemukiye nababwiriza ejo bakazakizwa, kuko yavuze ngo Mana hari ukuntu nkuzi, uri Imana ibabarira. Ntabwo wita ku bwinshi bw'ibyaha abantu bakoze. Iyo bemeye ibyaha bakikubita ku birenge byawe, urabababarira. Impamvu ya kabiri Yona yatumaga atajyayo, yaribazaga ngo ko abantu bazi ko ndi umuhanuzi. Umuhanuzi arangwa n'ibintu bibiri. Icya mbere ni uko ibyahanuye biba, icya kabiri ni uko yubaha Imana. Ibyo bitabayeho ibindi hoya. None Yona azi ko Imana ibabarira, nagenda akavangwa mu minsi 40 niwe irarimbuka, Imana igacinyuma ikabababarira. Yona arasigara ari muntu ki? Haritwa umuhanuzi w'ibinyoma, nta kintu azongera kuvuga ngo bemere. Bazajya bavuga bati ubundi si byo wavuze byarabaye. Yona tumva rero Mana, mbwira nimba barimbura ndajyayo, kugira ngo na nyuma yo kubarimbura n'abazumva ibyanjye bamenye ko mvuga ibintu bikageza gute bikaba. Urumva ikibazo kiriho muri iki gihe, aho umuntu rwose agenda kuzura imbaraga ati ngiye kugenda, ngiye gukiza abarwayi, ngiye kugenda, agahamagara abarwayi ngo baza aho asengera, baza aho afite idini. Wabasanze aho bari ku muhanda nibahari, kwa muganga wabuze itiki kugezayo, nimubazane aho dusengera. Oya, jya kwa muganga, ahantu hose abarwayi barahari, ubikore. Byakunanira abo unyuraho ku muhanda bafite ubumuga bwo kutabona, bagusaba ijana ukaribaha, wategetse bagahaguruka. Umva ikibazo gihari. Yona ati ndashaka ko ibyo mvuga biba, nibitaba abantu baravuga ngo iki? Kubera ko abantu bafite uburwayi bwabananiye, abantu bakagenda. Ndagusengera imikoshi iveho. Umva, bari abantu babivuga, imiryango yabo yose ifite imodoka, bose niko bakize bene wabo, ariko abantu barajijwe. Uruyuzi ruruma. Murongo wa 9, Uwiteka amazi ati ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye. Aramusubiza ati nkoze neza kurakara ndetse byatuma niyahura. Niko handitse. Ikintu nkoze ni cyiza cyane ku buryo ubutuvugana Mana nta niyahura. Uranyumvira uwo mubwiriza? Uranyumvira abantu misi imeruka babwiriza batarahindutse? Ubwo ukoze neza ati nkoze neza cyane byanatuma niyahura. Murongo wa 10, Uwiteka amazi ati ubabajwe n'uruyuzi utahingiye kandi utamejeje. Uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi ruruma. Ngewe se sinari nkwiriye kubabazwa nabi niniwe, uwo murwa munini urimo abana agahumbi n'inzovu ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, bakabamo n'amatungo menshi. Uruyuzi rwakubabaje nta ruhare warugizemo. None abantu banjye niremeye. Igice cya kabiri kitangira umurongo wa 7, Imana iti irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera amazuru umwuka w'ubugingo, ahinduka ubugingo buzima. Umuntu aracumura, Imana iti umunsi wakiho no gupfa uzapfa. Igice cya 3, arangije aryaho, azanira ubugingo bwe kurimbuka. Akimara kuzanira ubugingo bwe kurimbuka,
Imana yitambika imbere y'urupfu n'umunyabyaha iba ari we ruhitana, agwa ku musaraba ku bwawe. None uruyuzi nirwo rwababaje Yona. Imana ita abantu banjye nibo nakwiriye kubabazwa nabo, ese ukababara Imana igufitiye wowe ni wakakigiriye. Ako kababara Imana igufitiye wowe ni wakagombye kukigirira. Ariko Satani ageza abantu kure, abageze kure, aho umuntu agenda akiga amashuri akayarangiza, akagira amafaranga n'inzu nziza, akinjira mu nzu idafite urugi rukomeye n'inzu idigadiga, akajya kubaza umukecuru urimo ufite abuzukuru n'abana batambara inkweto ngo nje kukubaza ngo mbere igisubizo. Urumva umwanzi? Uranyumvira hageze abantu? Amashuri yawe abaye impfabusa, azize umukecuru utazi gusoma no kwandika, ati ikibazo cyawe nakibonye utaraza. Kandi mwene abakecuru nawinjira mu nzu ye yambaye inkweto kugira ngo gushyireho iterabwoba. Ugenda uzambaye se wahariza afite vanamo subiza hariya. Niko amashuri yakaba impfabusa. Abagore barahabaranga n'iki bajya kuraguza. Umwana w'umukobwa yagira imyaka 20 ngo bamuroza agatangira kujyayo. Ubukwe bwatangira agatangira kabaza, bwaba buri hafi akabaza. Abagabo baraha bari mu kaga, araguza amafaranga kayarya atarayishyura akajya kubaza ngo bamuroza. Ideni ni ryawe. Umva Satani ageza abantu aho umuntu bamubwira bati ntabwo ushobora gucuza ngo ukire kereka buri mu gitondo utaragira umuntu uvugisha n'uzajya uhekenya amasaka. Hano barayahekenye mu gitondo cya kare. Niko urumva aba muri uyu murwa w'ininiwe ibyaha ukuntu byarundanye byageze imbere y'Imana. Abantu barimo ragushwa igihumura no kwibwira igenda kuba, bayobewe Imana, none barimo barashakisha igisubizo bakagishakiraho kitari. Reka nkubwire, ntabwo ari umuco mumije kugutoza, ndagira nkwereke ko abantu burya ari abanyabwoba. Uramutse ufashe, ariko nabivuga mukazabikora, uramutse ufashe agacuma ugashyiramo imbere n'akabeba ukagasunika kajyamo, ugapfundikira kongera ugashyira mu mahuro y'inzira, ukareba ko iyo nzira idasibamo. Uko imbeba igenda agacuma kari birandura, imbeba uko igenda karagenda. Abantu bavuga bati nawe uzongera kunyura. Abantu bamazwe n'ubwoba bw'ubusa. Ngibyo ibyo abapfumu bababwira, ngibyo nta kindi bafite. Umupfumu nahunga, umupfumu napfa. Abanyarwanda bavuga ngo ibyo abapfu biribwa, ari abapfu n'abapfumu umuzima n'indugu. Muri uwo mugani abapfu, ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, ari umupfu n'umupfumu umuzima n'indi. Ninde? Ntabwo ndimo mbyumva. Ibyo abapfu biribwa n'abapfumu, urumva umuzima n'indi. Umupfumu ni ubaye muzima arimo aririra ibyo abantu barwaye, nta kintu bafite kuko nabo barapfa. Banzura bico bigejejeho, igisubizo bafite ni ikihe? Ariko Satani yambuye abantu Imana basigamo ubusa, maze abarekera Bibiliya n'isengero ati ngaho nimugende. Barasenga se barakundana, barasenga se barumvikana. Mana yo mu ijuru, iyababariye abininiwe reka ibabarira ubugingo bwacu. Iyababariye Yona ikamumenyesha ko nubwo nababwiriza sinziriye irashaka kubabarira nawe. Reka twemere imbabazi z'Imana, kuko ni Imana y'imbabazi. Urukundo Imana igufitiye nirwo ari ifitiye abininiwe. Itaba abantu nubwo babona basa neza, nibaramenya gutandukanya icyatsi n'ururo. Ariko Imana ibabarira irashaka kuziguha nimba nawe uzemera. Abininiwe bati nta kindi dukora, turyame hasi. Turyame hasi ntihagire wongera kurya atarabona imbabazi kandi ngo umutima uzizere. None wowe wari wizera imbabazi z'Imana, wari wazakira?
uri inyuma ya Bibiliya, ngwino ujye muri Bibiliya, maze ukuri kw'ibyanditswe byera kukuyobore mu kuri kose. Imana yo mu ijuru yararitse imitima yacu, ikaduha amahirwe ngo ijambo ritambuke. Reka ituvane mu kujijwa, itujijure, itwegereze intebe y'ubuntu, ngo iyababariye abininiwe ibabarire ubugingo bwacu mu izina rya Yesu.